ekakasikada akavuga dobini stanga lasirigaya nduwiteka dobini manga lasirigaya dore benshi zobiriganda mushidikanya ku mvugo yanje ndetse abandi denestandima ntabwo mwitaye kuzategetswe n'izahanuwe dobinima atari kuwo nkunda ndamucaha kamuhana ibihano bimukwiriye zobinima kavuga ngo derekiya muhungu umujinya wanjye wenda kuba ni kuwiteka avuze zidi stanima doblele kosirigaya haido stanima muve mu buyobe bwa satani donemo sinima buri wese abane nanje ati kandi muntu wese donemo sinima yige gusenga yige gutakira mu mwanya arimo maze ampamagare kandi ikindi mukureho izaha zedeforia zishe mu mitima yanyu mwaze kwihana maze imbabazi zanjye bari mu gukirikika gitwaza nukubera iki bafite umwuka w'ikinyoma ugasanga umuntu ngo na apotre ngo ni mama pasteur runaka ariko ugasanga imyitwarire ye ntabwo igaragaza ko yakiriye Kristo ugasanga imyitwarire ye ntabwo igaragaza ubu Kristo avuga umukristo ninde n'ufite imyitwarire myiza n'ugenda uko Imana ishaka n'uwiteka ndi gushyira ikimenyetso lopeniforia ku banambyeho ndetse bataresigaya bakanga kwiyandurisha izo kudimanga izo kurya z'ibwami ni kuwiteka avuze ufite icyapfa na mwene se agikureho mwige kubabarira no gusaba imbabazi haide stayiga n'abafite amadeni mwaze kwishyura nimwishyure harabona haye uburyo ariko muri nangira mbese dimango tangwe gome ayo madeni yawe hazakugeza he nimuhindukire mugwize urukundo buri gihe kibi zibidi manga laratandi nganda dore kiraje ndetse kandi n'igihe zobiri fome inyamaswa arasirigaya zobiri fome zizareba ndetse n'ibiguruka mu kirere bikitegereza bikabona ko ije Uwiteka ije guhana inkozi z'ibibi niko Imana ivuze Lista igiye kukuruka kuko udakonje Imana izi imirimo yawe izo wirirwa n'Imana irabizi kandi kibabaje Imana nuko wirirwa mu mafuti yawe no mu makanisa ukajamo shekotala bidistandima ridestala basidi ba mana we shedo penesta handitangi wanga Rila sala balamo tandima tutela saidi kuwa zobile boria saidi stansema handi watandiga haleluya zola bide staliganda shekotandimanga ribo talaga siganda sheramo lamo tanguma dita tasiga siga lombi virgimana mwene data emera kudestanima dore bikomeye bibayeho bikomeye ariko emera kumvira ijwi ry'Imana dudestalabanda kosa tutela birimanga rira sala malimo tandima kanizere ko mumeze neza kandi mwese muri amahoro nshuti bavari mu dukunda kandi mukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV
neza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomeho ndetse n'abanyu bose hafi nakoraho muherere mu bice bitandukanye by'isi mukamuduteza amatwi cyangwa se mutureba muri kano kanya. Reka mwese tubasuhuze kandi tubifurize umugisha w'Imana mu byo mukora byose, tuvuga ngo Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu yose, Imana ihire kandi nihira bizagenda neza. Abaneza amatwi rero bari kumva ururimi mvuga mwese aho mwamuhereye hose mu bice bitandukanye, abari mu Rwanda, bari hanze hose mu bihugu muri diaspora hose bakumva ururimi ndi kuvuga, mwese mbahaye ikaze kandi mbifuriza umugisha w'Imana, mbifuriza ishya n'ihirwe, mbifuriza amahoro n'umutekano mu byo mukora byose. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Daniel, n'umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana Imana yahamagaye kandi Imana kugenda ikoresha imwe mu mirimo y'ubutwari iranga abakozi b'Imana. Daniel, turagusuje mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, twishimiye ikaze muduhaye hano kuri televiziyo Umusaraba TV. Turanezerewe cyane kuhagera, tumeze neza kandi turabishimiye ndetse turabakunda. Akantu k'urukundo ko sinzaza nkunda kukavuga cyane kubera ko nakandimo. Ndabakunda cyane, iyo ndyamye ndabibuka, iyo ndi gusenga ndabibuka, ndetse ndazi ko muguwe neza. Turi mu kugenda twegereza ku mpera z'umwaka, ariko kandi dukomeje gusenga, tunabasengera, tunabashira imbere y'Imana. Rero turabaramukije mu izina rya Yesu. Tunawasalimu kwa ile lugha ya Kiswahili, mubarikiwe sana aho muri hose diaspora, abari impande zitandukanye, ndetse kandi namwe mudahwema kudushigikira, namwe mudahwema gusapotinga aya mavuta ndetse n'iri jambo. Imana ibaha umugisha. Hari abagira gutya bakagurira umukozi w'Imana amazi, namwe ntabwo mbibagiwe, ndabaramukije. kandi Bibiliya iravuga ngo ico biba nico uzasarura. Rero iyo wabibuze neza usarura neza. Namwe rero ndabaramukije, Imana ibaha umugisha, mwibuka gusapotinga iri jambo ry'Imana, kuko biravuga ngo tubahereze iby'umwuka namwe mutubibemo iz'umubiri. Ugendera ku mategeko y'ijambo ndetse no kumvira Imana, ukitondera amategeko y'Imana niyo zategetswe byose, aho uri sinkwibagiwe, ndakuramukije. Aho ukura usapotinga, ugura amazi, ugurira amazi umukozi w'Imana, ndetse w'agaciro aya mavuta n'iri jambo, Imana iguha umugisha. Mutunge mutunganirwe, timukagira ico muzabura. Mbasabiye umugisha mbikuye ku mutima, kandi ndazi ko Imana izawubaha mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndabakunda cyane, kandi ndazi ko iki gitaramo turi mu gukorana kano kanya kizagera igihe tugikorere no mu bwami bw'Imana. Turi kwitegura kuzagikorana tugeze mu bwami bw'Imana. Yego. Rero muhezagirwe abarundi, abari Amerika, abari impande, abanyamurenge, mwese aho muri. Ndabaramukije mu kivandimwe. Imana ibaheze umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana nawe iguha umugisha Daniel, kandi Imana ikwishimire mu byo ukora byose no mu migambi yawe yose, Imana yivangemo. Amen. Daniel, twishimiye kuba nawe kuri uyu munsi, nkuko bisanzwe kenshi turamaze tukaganira, tubungurana ibitekerezo cyangwa se tugatanga n'impuguro. Turi mu minsi uri umuhanuzi w'Imana, ariko kandi bimwe muri byo namuhanura biri kugenda bisohora, tubibona. Mwagiye muvuga ati hari abantu bagiye gutabwa muri yombi, turi kujya tubibona. Ariko kandi uyu munsi nshaka ko tuvugaho cyane, ndashaka tuganiraho gatoya ku magambo Apotre Gitwaza aherutse gutangaza. Warayumvishe? Yego, nayumviseho inshuro zirenze 2. Biriya bintu wabyumvishe ute? Wabyakiriye tukibyumva? Niki cyagutunguye muri byo? Niki cyagushimishije muri byo? Niki cyakubaje muri byo? Biriya bintu narashimye ndetse ndanababara. Ariko reka mpere kucambabaje. Yehera ku byakubabaje. Nababajwe nuko abantu basige bakira ibintu bizima, bakabiteraho komanteri, bakumva ko bipfuye, bakumva ko atari byo. Muri make Gitwaza yavuze ukuri, ariko abantu b'iyi minsi ntibari mu gushaka kumva ukuri. Kuriya navuga ngo ni ukuri
n'Imana yamukoresheje kugira ngo avuge ukuri. Kubera iki Bibiliya ivuga ngo uzica abizi azabibazwa. Yego. Hari impamvu Gitwaza yavuze aya magambo, nuko yamenye neza ko hari ibintu yirengagije kandi bitari bikwiye. Yamagira gute arabitangaza, abitangaje abantu benshi bazakiye uko utari kumwe. Bamwe bumva ko akoze amakosa, abandi bumva ko atari izanyazo, ariko ibintu Gitwaza yavuze ni ukuri kuzuye ndetse kandi kwa nyako. Donc mu kubivuga ko yari ameze nawe nkuvuga uti igihe natakaje narakosheje. Kubera iki yabonaga yarabize imbuto itari ya nyayo, ariko aragaruka azana ukuri nyako kuzuye. Rero ibintu Gitwaza yavuze nizo ukuri, ndamushigikiye, aremewe. Ntabwo nawe wemera ko hari umuntu wajya ku ruhimbi yambaye ipantaro w'umugore? Ku ruhimbi ni ahantu hadasanzwe. Ku ruhimbi ni ahantu nahera hadasanzwe, ndetse kandi ku ruhimbi kigutangaza impamvu abantu basigaye baramenyereye ibintu. Nta muntu wajaga ku ruhimbi afite icyaha. Kwambara ipantaro se n'icyaha? Kwambara ipantaro ni icyaha, Bibiliya irabihakana ku mugore. Ariko abantu bagiye biremera ibintu zabo, biremeye ibigirwamana, bemera kuyoborwa nazo bati ijambo ry'Imana. Kwambara ipantaro muyambare nirso, nimuyambare ntaco bitwaye, murashigikiwe kuyambara, ni umwambaro, ariko mugira ahantu mutinya. None se kuki mu gitanda kenshi sinzi nimba ari mwese mu buriri abantu abenshi barara batambaye imyambaro, ariko ntago bagenda mu muhanda batayambaye. Tandukanya hanze watandukanye no mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana n'ahantu hadasanzwe, tuba tugomba kuja mu nzu y'Imana twitwararitse. Nahera h'Imana. Rero abantu basigaye barabigize nk'abantu ahaye baja mu isoko, ukagira ngo ni mu isoko bari kuja, ukagira ngo bagiye guhemeya mu isoko. Mu nzu y'Imana si mu isoko. Mu nzu y'Imana ntabwo ari muri biro n'ahandi. Hari n'akazi ushobora, hari n'umukoresha utakemera kuza mu kazi ke wambaye ukuntu wiboneye. Kubera iki hari imyambaro igomba kuja mu rusengero n'itagomba kuhajya. Agakiza ko bavuga ngo agakiza ni umutima, se agakiza turavuga ko kagaragarira mu mapantaro no mu misatsi? Agakiza ni katagaragarira inyuma no mu mutima ntikazaba gahari. Uzi impamvu tubatizwa mu mazi menshi? Ni ukubera ko twamaze kumwizera, dutangira uyu twizeye aba muri twe, atangira kutuyobora gahunda zizo tugomba gukorera umubiri wacu. Ariko igihe cyose uzavuga ngo kari ku mutima, ku mubiri kadahaye kagaragara, uzumenya ngo ni zero, nta gaciro bihabwa. Agakiza kari mu mutima katagaragara ku mubiri ntacyo kamaze. Nimba mu rusengero uri umwana mwiza, ariko wagera hirya iri ugatangira gutongana, ninde ushwana n'abantu, ninde ugira ishari, ni wa wundi. Nta gakiza ufite. Mbere na mbere banza ukizwe mu mutima. Numara gukizwa mu mutima, numara gukizwa indani mu mutima, no ku mubiri biragaragara. Kuki ku mubiri bigaragara? Ni ukugira ngo n'abapagani babone ko Daniel nahindutse. Ni ukugira ngo babandi babone ko nagize gute nahindutse, bahere ko bahimbaza Data wo mu ijuru. Imirimo yacu nivuga mu bapagani bigatuma bakizwa. Hari ikintu yavuze ngo abantu bakora bino n'abidini ya shitani. Ko ushazwa ko yarabizi mbere ko ari idini ya shitani, kuki yabemere ko bajya mu nsengero ze? Bibiliya ivuga ngo nugaruka nzakugarukira. Muri make nawe ubwe yari yaravyirengagije. Dufite abashumba benshi bashira ukuri hirya bakazana ikinyoma imbere. Yari asanzwe abizi ko bitemewe atari byo, ariko nawe aza gusanga yarakosheje. Navuga ngo ni ngo mwuka yamugendereye, amwereka ko izo ari gukora azabihanirwa. Aramusura nawe atangira gutangaza ukuri. Aho kunigwa n'Imana onigwa n'abantu. Aravuga sinobasha kunigwa n'Imana, reka nemere nigwe n'abantu bakirikike, ariko mbabwira ukuri. Yego.
ati ku ruhimbi nta muririmbyi wemeye kuza kuririmba yambaye ipantaro, nta muconzi w'umuhungu wemeye kuza yambaye amapantaro ya deshire, byose yarabyanze. Amaherena ku bahungu, amadurede, byose yarabyamaganye Musingi. Kandi niho twari tuzi ko muri ano madini twita y'inzaduka, yego, ariho urubyiruko rwinshi ko bababohora, baba hamwe umudendezo, ariho bari kujya. Yego, ibi nta kintu, nta ngaruka bishobora kumugiraho mu kubura abayoboke? icyo ntacyo bitwaye. Bibiliya iravuga ngo yobora umwana wawe inzira akwiye kunyura, ngo azarinda asaza atarayiyoba. Rero Gitwaza biri mu nshingano ze, kuko Zayoni Tembo n'abana biwe, n'abana ayoboye, n'abana be atwaye. Rero akwiye kubayobora inzira kugira ngo batayoba. Ejo cyangwa ejo bundi ashobora gupfa, akaba atakikubarizwa muri iyi si. Ariko ni byiza ko asiga yubatse ibintu z'ukuri. Apana ndagakeneye ko abantu bubakira ku kinyoma, aragira ngo asenye ikinyoma azamura abana be mu kuri. Ushatse ko noneho yatinye urupfu? Yatabwe yatinye urupfu, ahubwo ubari mu murongo w'Imana. Kuko abenshi bati Gitwaza ashobora kuba agiye gupfa kuva atangaje bino bintu. Oya, si uko agiye gupfa, azarama, ashobora no kurama cyangwa se akamara n'indi myaka myinshi, ariko ari gukosora amakosa yakoze kera. Umwanga mwange, umukunda mukunde, ariko izo Gitwaza ari kuvuga ni ukuri kuzuye. Uraje gusoma ijambo ry'Imana n'amarasta ku mutwe gute? Mu nzu y'Imana ari mu kajagari, nahera h'Imana kajya kuririmba n'amara. Na Yesu ubwe bamutoranya ngo azasome ivanjiri abayuda, ndatekereza aribo ngo yashize ngo yarabanje atwikira umutwe we, amara atangira gusoma ibyanditswe. None wowe abantu bahinduye iby'Imana babigira nk'akajagari, bihinduka nk'iby'isi, ntiwamenya gucangura iby'isi n'ibyo mu nzu y'Imana. Ariko iki nicyo gihe kigeze kugira ngo bicanguke. Tubabwire ukuri, nimukwanga muzarimbuke. Ninkubwira ukuri ukanyanga ntacyo bimbwiye, ariko nurimbuka uzaba wizise. Izo Gitwaza yavuga ni ukuri kuzuye. Gusa ikibabaje nuko abantu bo mu minsi y'imperuka ntibakeneye kumva ukuri. Bamwe mu bapasiteri, bamwe mu bita abapotre, mu bitwa abapotre, barwanyije biriya bintu babirwanyije, ngo bagomba gusaba imbabazi. Kiriya kintu cyo ucyumva ute? Abo bari kubirwanya ubafata gute? Abo nabo mu idini rya Satani, abo babirwanya bafite umwami wabo bakorera. Kubera iki? Nabo ubwabo ameze nk'umuntu wababwiriyemo. Ni nko kubabwira uti bashumba, namwe banyamatorero, hari ibintu twahishe, hari ibintu twaze kubwira abantu, kandi koko abantu benshi bayobejwe n'idini. Idini ryagiye ryose abantu bakura bari muri ubwo buyobe bw'idini. Iyo myumvire ibacengeramo, bagendera muri uwo mujyo w'idini, batangira gukora ibibi kandi bazi ko ari byiza. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo muzabona ishano mwebwe mwita ikibi kiza, ikiza mukakita ikibi. Yarahaye abwira bano bashumba, kuko abashumba bagiye birengagiza ukuri kandi bakuzi ni benshi. Bubatse ikinyoma mu mitima y'abantu. Niyo mpamvu igihe kigeze, niyo mpamvu kino kintu batacumvishe neza, nta nubwo bakijyanye neza. Kubera bazi ko hari ibinyoma byinshi babize mu bantu. Yego, ahubwo icyo nababwira, bagaciye bugufi bagashigikira mugenzi wabo Gitwaza. Donc bagasaba n'imbabazi. akaro basaba imbabazi. Bose bari bakwiye gusaba imbabazi, kubera ko bagiye bavuga ubutumwa butari ubwanyabwo. Ubwanyabwo babuca ku ruhande. Abantu bakura utarayoboye n'umwuka wera w'Imana, yabaye mu idini ari umupagani kandi ari mu idini, kandi yumva ubutumwa bwiza, kandi babwiriza yumva. Kubera iki? Bari gutambutsa izo kurya bidakiza. Hari ubuhanuzi mumaze iminsi mutangaza cyangwa se muhanura muvuga yuko Imana ije kubana n'abantu, ariko cyane cyane ije mu bitwa abashumba, kubera ko batakoze iby'inene by'umuhamagaro n'iby'Imana yabatumye. Tuvuga ko Gitwaza yatinye cyangwa Imana ikaba yamukozeho, akava mu rutonde rw'abantu Imana igiye guhangana nabo, kubarana nabo. Sinavuga ngo nico yatinye, ahubwo abantu benshi dufite uko tubanye n'Imana.
imana yaramugendereye ku giti kiwe abona hari izo atakurikije kakurya yagendereye Eli aravuga ati Eli we kudacaha bimeze biti Gitwaza abonye n'ahari ahantu atacashe agenderewe n'Imana amaze kuhabona ari mu kugaruka kosora amakosa yagize gute yakoze ni mumureke ayakosore bashumba namwe bandi mwigireho mukosora amakosa mwakoze twigishije twavuze Yesu utanga visa tuvuga twumva Yesu utanga imigati ariko Yesu hana abanyabyaha ntabwo twegeze tumwumva mwomo y'uruguma muruca hejuru yes bagiye bomora uruguma baruca hejuru bagendera muri make bagendera kuzoroshe ku mata ariko ibikakaye ntibabigeraho ni byiza ko Imana izabahana Bibiliya avuga ngo uzica bizi azabihanirwa mwagiye mubwira abantu ibibanezeza mu mitima kandi koko hari amatorero akibigira ugasanga faya mwakiriye ariko ijambo ry'ubutumwa bwiza kirihaboneke ubutumwa bwiza ni ubuhe ni ububwira abantu kuva mu za ubutumwa bwiza ni ubuhe ni ububwira abantu kuva mu ngeso mbi nta bundi butumwa nibwo bukeneye nibwo Yesu akeneye nayo imigisha tuzayibona muri iyo yaravuze ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kuko ubuntu nayihawe kubera ko nagize gute neretse ibyaha iyo wamaze kureka ibyaha nubwo imigisha tutayihanura urayemerewe yego iyo wamaze gutandukana n'icyaha nubwo tutavuga ngo ubonye itaje cyangwa se ubonye imigisha n'ibindi bitandukanye n'ubundi urabihabwa ntabwo imigisha iza utamaze gukira ibyaha uba ugomba kubanza gukira ibyaha rero abashumba mwagiye mwomora muciye hejuru niko kaga muteje isi niko kaga muteje abitwa ngo bizere Imana batarasurwa n'umwuka w'Imana mwabwirije gutanga amafaranga ko ari Imana ishaka mubwiriza ibitangaza mu nsengero mubwiriza ibitangaza gusa niba abandi Yesu agiye kuzaza ejo bundi bakabona atwaye bamwe barasigaye bagatangira gutera itiku niko biriza ivuga muri Matayo iravuga ngo bazavuga ngo mwami kudutaye twazaga duhanura mu izina ryawe twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe ngo ariko ngo azabacaha avuga ngo nimwumve imbere mwankozi zibi bimwe sinagize gute sinabamenye kubera iki ntiyabamenye ntabwo bavuze ibikiza abantu ahubwo bavuze ibyica abantu umubare nyamwinshi mu matorero warapfuye abitwa ngo ni abakristo ngo ni abizera abenshi barapfuye kubera iki ntibakiri kuyoborwa n'umwuka wera bari mu kuyoborwa na kamere yizi batumye gukora mwabaye mute nimukanguke ntabwo Imana ikeneye ko uyoborwa n'umwuka jambo ryaravuze ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana umwuka nimba umwuka ukurimo akuyobora kugira ishari umwuka ukurimo akakuyobora kujya gusambana akakuyobora gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke umenye ngo uwo mwuka ni uwa Satani ni uw'ikinyoma iyo udafite umwuka w'Imana muri wowe hari undi mwuka w'ikinyoma uba utuye muri wowe akuyobora ku bibi akuyobora ku bidakwiriye akuyobora kuzabigiye bitandukanye ariko urasabwa kwemerera umwuka w'Imana akaba ari ukuyobora amen umwuka w'Imana ahantu yageze ibintu zose birikora nagiye mbona ibi Gitwaza yavuze nagiye mbona abantu bamanukiye n'umwuka w'Imana arababwira ngo aya marasta mushoro ntabwo ariyo umwuka akabasanga kubera ko yahageze bakaja kuyakuraho nabonye abantu umwuka w'Imana ageraho zo kuja gutukuza inzara n'ibindi bigiye bitandukanye bakabireka no kuja gusongoza inzara bakabireka no kuja gushira amasheni ku matwi yabo gupfumura amatwi bakabireka bagaca bugufi bagasaba imbabazi yego abo ni bande nabo umwuka w'Imana agize gute yashitseho emere kuyoborwa n'umwuka bano bantu bari mu gukirikika Gitwaza ni ukubera iki bafite umwuka w'ikinyoma
ugasanga umuntu ngo ni apotre ngo ni mama pasiteri runaka, ariko ugasanga imyitwarire ye ntabwo igaragaza ko yakiriye Kristo. Ugasanga imyitwarire ye ntabwo igaragaza ubu Kristo avuga. Umukristo ninde? N'ufite imyitwarire myiza, n'ugenda uko Imana ishaka, n'uwitwara uko Imana ishaka. Niba wakiriye Mwuka Wera ntabwo uvuga ikora izo kamere ishaka, ahubwo ukora izo umwuka agize gute ashaka. Warakijijwe. Abandi ngo agakiza ngo ni mu mutima. Agakiza kari mu mutima katagaragara ku mubiri ni gakiza ki. Ako gakiza ukigumanira kari mu mutima wawe, katagaragara inyuma. Ako gakiza ukagumane. Yesu yabwiye abantu bafite ako gakiza, aravuga ngo ndakambabwira ngo umuntu nagutera ikofi hano ngo uzahindukize na hano, ngo umuntu nagutwara ikanzu yawe ngo uzamuhereze n'umwitero. Ni bande barari? Hagize ugukubita urushi hano, wewe tuhamagaza RIB, wewe tutabaza urwego RIB. Ni bande? Ngo kandi ngo barakijijwe, ngo barahimbaza. Umukristo udafite kwihangana uwo ntabwo ari umukristo. Umukristo ugendera ku mahame y'idini atagendera ku mahame y'Imana uwo ntabwo ari umukristo. Yego. Ditalazala menamo tangima zope kosa ega zobile mori zala metangwe gome. Bigomba kumenyekana ko wahindutse. Wari indaya urakijijwe nizo, ugiye mu ikanisa wakiriye Kristo. Niki kigaragaza ko wahindutse? Kizwa mu mutima nizo. Na wa mwambaro w'uburayi uwiyambure. Babandi mwakoranaga uburayi babone kutakiri mugenzi wabo, wamaze kwakira nde? Wamaze kwakira Kristo. Yego. Itwaza ndamushigikiye, ahubwo wamumpa na kama mukora nko mu kiganza. Yavuze amagambo meza, Imana imuha umugisha, kandi nawe Imana imubabarire. Kubera iki? Nawe hari ahantu yagiye akosa, ndetse n'abandi bashumba mutera intambwe muce bugufi, mwongere mugarura ibintu mwagiye muzaza. Arega nti wamenya n'impamvu aya madini gukingwa kwayo icabiteye nta kindi, ni ukubera banyuranyije ukubiri na gahunda y'ijambo ry'Imana. Wasangaga abantu bari mu gushinga amatorero batagamije ko ubwami bw'Imana bwaguka, batagamije ko abantu bakira Kristo, batagamije ko abantu bihaniza, bakayashinga ari ukugira ngo bibonere ifaranga, bubaka ama etaje, bubaka imibiri yabo n'ibindi, bambare neza amakositime bahinduranye, ariko batagamije ko umuntu wa Kristo akira. Yego. Biri mu bintu uzatumya no madini akingwa. Kubera iki? Nuko nta musaruro yari afitiye Imana. Ntacyo yaramariye Imana. Yego. Igihe kirageze ni muhindura uburyo, mubwiza abantu ukuri mutavuze mutangire mu kuvuga. Mwiherere, mugire umwanya wo kwiherera, mwiherere muce bugufi musaba imbabazi. Imana irabagirira ibambe. Amen. Tumva arico nabivugaho. Katuvuge ngo nabandi barebereho kandi bibaha isomo kugira ngo turebe ko twagira abo tubona bagana ubwami bw'Imana. Daniel, Imana iguha umugisha, imbaraga n'amavuta nayo ntibikakuboreho iminsi yose. Amen. Turi mu gihe insengero zimaze iminsi zifunze Daniel, ariko turi mu minsi gusatira igihe cy'iminsi mikuru y'ubunani. Ejo twabonye itangazo ryongera amasaha ku tubari cyangwa amaresitora igihe cyo gukora. Ese no mu nzu no mu nsengero twiteguye ko hari insengero bashobora gufungura? Izo nti wabimenya. Kandi ikintu ugomba ngende kubaza ikintu ngiye kubaza mu kirere cy'umwuka. Ndabyumva. Nkubaza ibindi byo ntiwabimenya nyine. Impamvu mbikubwiye gutyo, ugereranyije n'isi y'umwuka igeze, abantu bari gukunda kuyoborwa n'isi y'umubiri, ariko isi y'umwuka ntibayikeneye. Hari n'uzakubwira ko Imana itabaho. Yego. Bafite iyo myumvire bavuga ko Imana itariho. Rero biragoye cyane ko uwo muntu wamubwira ngo urarusenga Imana. Dufunguye amakanisa nimugende musenga Imana. Biragoye cyane kandi batayemera. Rero izo ntabwo tuziteze, ariko umunyamwuka
azakomeza gukesha asenga Imana. Umunyamwuka azamera nka Daniyeli, igihe gusenga azabujijwe, ntabwo bivuze ko umunyamwuka ahagarara gusenga, azakomeza gusenga. Yego. Mu gihe zahagaze ko gusenga bidakunze, ntabwo umuntu wahamagawe azabura gusenga. Yego. Mana ishimwe cyane. Daniel, katuguha umwanya noneho usenga Imana, ubundi tugezeho ikimwe kashyize ku mutima wawe. Baba, katika jina la Yesu, urera kandi urasobanutse, wambaye icubahiro no gukomera, uri umunyembaraga. Hirya yawe nta yindi Mana ihari, uri ukubahwa n'amahanga yose. Jambo ryaravuze ngo amahanga yose abakubaha, ngo kandi bagakora izo gukiranukwa, ngo abo ngabo urabemera, kuko ubemera n'iby'agaciro. Mwamureke aya makuru agiye gutambuka hano, ureke agera impande zose kandi akize imitima ya benshi. Abantu barwaye bakire, ababuze ikerekezo bakibone, ababuze umurongo ngenderwaho bakira imbaraga, bakire gukomera. Abarwaye bakire gukomera, bakira imbaraga z'ubuzima mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Dushimye Imana yemeye ko tuboneka hano, nabivuze kare, ariko ikiba kituzanye hano ni ukugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ndetse kandi dutambutse ubutumwa, dutambutse ujumbe, kuko nicyo kintu Imana ishaka. Yego. Mwino minsi abantu benshi bibereye mu zabo, bashaka ibinezeza imibiri yabo, ariko iz'Imana ishaka ko dukora ntabwo arizo dukeneye gukora. Ariko ndagira ngo ubwire inama ngo kora icyo Imana ishaka gukora. Amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi ntabwo ndibuze gutinda, nahawe ubutumwa buri mu ijambo ry'Imana, Izahishuwe. Yahishuwe. Igice cyaho ni cya 3, undebere kuhabona, usomere. Yahishuwe igice cya 3 ku murongo waho, were ku murongo waho wa 15. Yere ku murongo wa 15. Reka dusube mu izina rya Yesu Kristo. Urwandiko rwandikiwe Abilaodikiya. Maandiko yameandikia Abilaodikiya 15. Yego. Nzi imirimo yawe. Mimi Imana izi imirimo yawe. Izo utekereza zose Imana irabizi. Aho ugana hose Imana irahazi. Imana destapene kotandimanga. Imana izi adote sinfo enimanda. Aho wirgizo Imana izi imirimo yawe. Iwanyu ntabwo bazi imirimo yawe, ariko Imana yakubunze ikakurema, imejua matendo yako. Imana izi imirimo yawe, yuko udakonje kandi ntubire. Ntabwo wowe ukonje, donke ntukonje ngo kandi nta nubwo ubizi. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi. Yaba wari ukonje cyangwa wari ubizi. Nuko rero kuko urakaza uyaze, kuko urakaza uyaze, udakonje ntubire, ntabwo ukonje ntiwanabizi, ngiye kukuruka. Imana igiye kukuruka kuko udakonje. Imana izi imirimo yawe, izo wirirwa n'Imana irabizi, kandi ikibabaje Imana nuko wirirwa mu mafuti yawe no mu makanisa ukajamo, ukaja gutarama mu gatatu n'ahandi, ariko Imana izi imirimo yawe. Ntabwo ukonje, nta nubwo ubizi. Muri make, mu rugendo rw'agakiza kawe uri mu kujarajara, uri mu kujarajara, umeze sinzi, muri wowe ukeza abami babiri. Ariko ngo kuko udakonje ntunabiri, ngiye kukuruka. Yego. 12. Urakaza uyaze, ntukonje ntunabizi. Muri make, gusenga urasenga, ariko ntabwo wera imbuto. Ariko Imana yantumye ngo igiye kukuruka. Soma. Kuko uvuga uti ndi umukire, uravuga uti narakize, narihagije, ndatunze kandi ndatunganiwe, ndatuze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, nta na kimwe nkennye. utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa. Ariko Imana ikurebeye mu kirere cyayo cya nyacyo, irebye umuntu w'indani muri wowe, irebye bugingo muri wowe, ibona kennye, nta kindi afite. Watumye bugingo muri wowe akena, wimye Imana umwanya, wimye Imana inzira, uhora mu zawe, ariko iz'Imana nta gaciro ubiha. Wimye Imana inzira kubera iki? Ntabwo ukonje. Ngo ariko utazi ko uri umukene. Kandi uri umukene, ndetse wambaye ubusa, uri impumyi, ndetse wambaye ubusa. Suzuma umuntu w'indani muri wowe, mbese arambaye.
mbese bugingo arambaye, byibaza umutima wawe. Ikintu kikwemeza ko bugingo yambaye muri wowe nuko umutima wawe ufite bino bintu bikurikira. Icambere, umutima wawe uzugira kubabarira. Ikintu cambere, icya kabiri, umutima wawe uzugira imbabazi. Icya gatatu, aho utuyubanye n'abantu mu mahoro. Ikindi kandi uzi kwitandukanya. Yeah. Hari ikintu kigaragaza ko bugingo yambaye nuko muri wowe uzi guca bugufi. Yego. Nuko muri wowe uzi gutanga imbabazi. Nuko muri wowe uzi kugira urukundo. Nuko muri wowe muri make uzi kubana n'abantu bose mu mahoro. Bugingo aba yambaye. Yego. Bugingo yambara ryari? Iyo umunyamasengesho afite gusenga ndetse kandi no kwera imbuto, bugingo buri mu kumwambika. Ariko iyo uri mu gusenga utera imbuto, uzumenya ngo wa muntu n'ubundi yambaye ubusa kandi inzara iramwishe, arananutse, nta kintu afite, amerewe nabi. Ariko ngo kuko uri akazu yaza udakonje ngo ntubire ngo ngiye kukuruka. Yego. Dore ndakugira inama. Imana iri mu kukugira inama. Ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda. Egera Imana ngureho do pene stalangandi staidanga lolate tala basiriga titala sala malimo tandima zokitala bilibo sirimanga shakatala balasirimanga wa ngureho izahabu yatunganijwe mu ruganda. Ubona uko uba umutunzi kugira ngo utunge, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare. Uraho n'imyenda yera ubwambure bwawe kugira ngo walasita na mana wenda kumva. Kugira ngo destala penesta iga kugira ikintu gura ku Mana, iga gukiranuka, iga kubana n'Imana wicisha bugufi mwene data. Iga kwegera Imana ukora imirimo y'Imana nk'uko uyishaka. Enderesha kusura. Kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo nguraho umuti usige ku maso, wampumyiwe uhumuke. Amaso yawe ntabona, warahumye, wahumijwe niki n'izaha zawe. Amaso yawe y'umwuka ntakibona, usigaye uryama ukarota uri mu kuzenguruka mu marimbi. Kubera amaso yawe ntari mu kubona, ari kureba izo mu marimbi gusa. Ariko kureba iz'ubwami bw'Imana ntibihari. Warahumye kubera iki? Impamvu wahumye nukubera imirimo yawe mibi. Urarota inzozi zimeze ukuntu, ukarota bene wanyu bapfuye, ukarota ibintu bihaye bikwirukaho, ukazuka wahungabanye. Kubera iki? Nuko amaso yawe atabona. Ariko aravuze ngo ngwino ni karibu nguraho umuti kugira ngo usige ku maso yawe, kugira ngo ubone. Wampumyiwe. Abankunda bose ndabacyaha bahana ibihano. Igihe cyose ubutumwa buzaba butambuka nk'ubu, uzumenya ngo suko Imana yanga Abanyarwanda, suko Imana yanga abantu. Imana iradukunda, niyo mpamvu ikeneye ko tuva mu bubata bwa Satani tukabasha kurokoka. Nuko rero gira umwete wihane. Gira umwete mwene data wihane. Gira umwete uhindukirira Imana. Tandukana nayo mabi yawe, tandukana na Satani, bohoka mu izina rya Yesu. Bohoka utandukane n'ububata bwa Satani, tandukana n'ububata bw'ibi, tandukana n'imwene data. Natanda amasanga wa shekotala bidistandima ridestala basidi ba mana we shedo penesta handitangi wanga Nila sala balamo tandima tutela saidi kuwa zobile boria saidi stansema handi watandiga haleluya zola bide staliganda shekotandimanga ribo talaga siganda sheramo namo tanguma dita tasiga siga lobe dibo sinima nugo wakoze ivyangwa n'Uwiteka. Ariko Imana dayarsiga yarakubonye. Nguraho umuti wo gusiga ku maso yawe. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Imana ihagaze ku rugi
irakomanga. umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, umuntu niyumva ijwi ryanje dusangire. mera kumva ijwi ry'Imana mwene data, emera kudestanima, dore ibikomeye bibayeho bikomeye, ariko emera kumvira ijwi ry'Imana. Dudestalabanda kosa tutela birimanga rira salama limotandima tute kosa oya mwana tandimanga rube distakuwa shalabiri manda donistandima doblele kuwa yego nista penima ride kota totisa enimanga lomela salama donde kotandikuwa tita salagada lalamo simirimanda dome mosika shalabali kotanima donde talagada ribo sirigonda shanga penima dene kosinima elala sirigada wiwido tenia domesika eniganda witeka kasikada akavuga dobini stanga la sirigaya ndu witeka dobini manga la sirigaya dolebeshi zobiriganda mushidikanya kumvugo yanje ndetse abandi denestandima ntabwo mwitaye kuzategetswe nizahanuwe dobinima atari kuwa nkunda ndamucaha kamuhana ibihano bimukwiriye zobinima kavuga ngo derekiya lele sirigaya lobiri fome dore tumba iraje donestani manga ati kandi igihe cyo kwibuka doblele shada abambaye imbere nacyo kibayeho zobini manda mbese wowe waze kuma imbere uhagaze he done widistaya kavuga ngo ni muhunge bigishoboka dobiri fome muhungu umujinya wanjye wenda kuba ni kuwiteka vuze zidistanima doblele kosirigaya haidostanima muve mu buyobe bwa satani donemo sinima buri wese abane nanje ati kandi muntu wese donemo sinima yige gusenga yige gutakira mu mwanya arimo maze ampamagare kandi ikindi mukureho ibyaha zedeforia byishe mu mitima yanyu mwaze kwihana maze imbabazi zanjye zirabageraho atari ko nimutihana mopesiri fome mu gihe cyo kwibukwa bamwe rasirigaya hari abandi bazabura ubutabazi ni kuwiteka avuga shela metanima dote kosanganda la bidestaiga rilasiri banda ati mweshe foria bamwe mwiremeye ibishushanyo nizo musigaye muramya mubihindura imana yanyu none tanimanga atari ko risiforia rasirigaya igihe cyo kuboneka ku kibuga dore kirageze done motanimangaya rasirigayima lala biri fome rosiriganda atari ko nduwiteka ndi gushyira ikimenyetso lope niforia kubanambyeho ndetse bataresigaya bakanga kwiyandurisha izo kudimanga izo kurya by'ibwami ni kuwiteka vuze Desta shalabidi kota donestani manga hatabaze kwiyandurisha izo kurya z'ibwami muzaba amahoro masa atari kuwaze kunyemerera agakoreshwa n'ibyo kamere ye irarikira hazavunagurika kavuga ngo dore kiya dobini manga alasiri shada eno mene tanguwa atosiri banda alekosiri gaya bamwe kugira muhindukire muri kurushaho kongera icyaha ku kindi ndetse dimokosiri gaya mukiremerefa mukiremera rasini manda izo mwabatumye alasiri gaya dore
igihe kibi zibidimanga raratandi inganda dore kiraje ndetse kandi n'igihe zobirifome inyamaswa arasirigaya zobirifome zizareba ndetse n'ibiguruka mu kirere bikitegereza bikabona ko ije Uwiteka ije guhana inkozi z'ibibi niko Imana ivuze. Vista totifo tonekosa landi manga zoblele kuwa shalabili manda tandiko sirigada nimuhindukire ni Uwiteka avuga ati kandi dimanga ufite icyapfa na mwene se agikureho mwige kubabarira no gusaba imbabazi haide stayiga n'abafite amadeni mwaze kwishyura nimwishyure harabona haye uburyo ariko muri nangira mbese dimango tangwe gome ayo madeni yawe hazakugeza he nimuhindukire mugwiza urukundo ni Uwiteka avuga ati kubera ko izo nibitabaho dobiri fome namwe muzataka muburu batabara muntu azatabarwa none siriganda n'imirimo myiza yakoze ariko udafite imirimo azavunagurika Uwiteka zobini manga sharagirigada wemera kanyumvira azakira kandi azaba amahoro masa ni Uwiteka avuze yedimanga mbese wowe zoni tandimanda ugendana ibintu wahawe n'abapfumu mbese ubwo bizagukiza ku munsi mubi nawe utungwa n'impongano uwawe kubw'ubusambanyi mbese ibyo bizagukiza topene stayigaya rorasirigaya dore Imana iravuze baraga pesala birigandama rikotanimanga atosirigoshada ati kandi ikindi mwarabwiwe mwanga kumva dore isaha irageze ati kubera ko zo mirimanga ije gukiza uwo gukira ndetse kandi ukuburwa nkamukubura Uwiteka ndavuga ngasohoza amen. Tatasika topesa amen. Urakoze Mana. Amen, 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 amen. Mana urera, Mana ndagushimiye, Mana ndaguhimbaza, Mana ngushimiye kugira neza kwawe, Mana ngushimiye urukundo rwawe, Mana ngushimiye imirimo yawe, Mana yego Yesu. Somera Muzayishu w'igice cya 3 ku murongo n'ubundi wa 20. Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20. Yego. Reka dusube mu izina rya Yesu. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye. Umuntu niyumva ijwi ryanje. Agakingura urugi nzinjire. Agakingura urugi ndaza dusangire. Umuntu niyumva ijwi ryanje ngo agakingura urugi rwe. Agakingura umutima we. Agakingurira Imana umutima we. Imana irinjira musangire kandi izo musangira n'iz'agaciro izo musangira n'iz'akamaro. Komeza usome. Unesha nzamuha kwicarana nanjye. Unesha ku ntebe yanjye. hari igihe kigiye kugera bisabe kunesha. Igihe cyo kunesha kigiye kuboneka n'igihe cyo kuneshwa naco kigiye kuboneka. Igihe cyo kunesha kiraje n'igihe cyo kuneshwa kiraje ngo ariko ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Ku ntebe y'ubwami. Ariko uneshwa we nawe uzicarana na Satani mu muriro utazima. Kuko naje nagize gute? Nanesheje kicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka. Ufite ugutwi ufite amatwi niyumva iby'umwuka. Niyumva iz'umwuka. Amatorero. Rekera aho ngaho. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nica Imana rishize ku mutima wanje. Mana ndagushimiye.
urakiranuka muri byose, urera kandi urakiranuka, uri umunyembaraga, ufite ijambo rya nyuma kuri buri wese. Enastabili manga tatita egayi penasirima talanga kosafo egome denestaigaya. Haleluya. Abafite indimisa bakayoberwa Yesu, nibo batubabaza tibazaja mu ijuru. Tugende mu misozi tubabwiriza Yesu, maze nabo bakizwe kuja mu muriro. Tugende mu misozi tubabwiriza Yesu, maze nabo bakizwe kuja mu muriro. Shuti warahemutse, Yesu uramubabaza, dore wamuvuyeho wihakana ubuntu bwe. Tugende mu misozi tubabwiriza Yesu, maze nabo bakizwe kuja mu muriro. Tugende mu misozi tubabwiriza Yesu, maze nabo bakizwe kuja mu muriro. Mana ndagushimiye, gushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirakiza. Mwuka wera nashorere ubutumwa bwawe, kugira ngo uwo bukora ku mutima ace bugufi yihane. Ijambo ryaravuze ngo nimwemera mukumvira muzarya kuziza, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izobarya. Ndagushimiye kubw'ubu butumwa, bushorere bukore ku mitima ya benshi. Abari bari mu ngeso mbi bihane, bari baragiye mu busambanyi bakuvuyeho bagaruke bihane, bari baragiye mu bapfumu mu kuraguza bihane bakugarukire, bongere bubahe izina ryawe. Ndagushimiye ko umwami ugiye gukiza imitima ya benshi kubw'ubu butumwa bwiza. Komeza utembera impande zitandukanye, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Reka tugushimire Imana Daniel, ibagirire neza. Imana iguhe umugisha kandi imbaraga n'amavuta ntibigakore iminsi yose. Amen. Imana ishimwe cyane. Inshuti bavandimwe mwe muduteze amatwi muri kano kanya, mwe muri kumwe natwe, mwe mwenye natwe mu kiganiro kivuga ubutumwa ndi kumwe na Daniel. Tugisubikiye ahangaha, Daniel turamurekuye kugira ngo akomeze n'izindi gahunda. Mukomeze mubane natwe, mudushyigikire, mumushyigikire nawe kandi byiza yuko abaduhaye iby'umwuka natwe tujye tumushyigikira, tumuhe iby'umubiri. Tumushyigikire, mukomeze mubane natwe mu biganiro byose ducisha ku Musaraba TV. Ibiganiro byo nakagaruka. Ciao ciao. Amen.